Hello traders, nongeye kubaha ikaze kuri Kevin Trader, aho tuzajya turebera byinshi bitandukanye kuri forex trading. Nk'uko uyu munsi ari ku cyumweru, tugiye kureba n'iki twakitega next week in some currencies, harimo GU, gold, euro USD, and tugiye kureba n'iki twakitega in this coming week. So mbere y'uko dutangira, turabanza turebe idolari rihagaze rite. Idolari for now uko turireba riri downtrend, aho rya breakinze ino strong support, ikaba yabaye resistance, ikaba na retested. Hari possibility ko ryakomeza rikamanuka hasi bitewe na Donald Trump wongeye kuimposinga taxes kuri China, ibyo bika affecting dollars. So in this coming week dushobora kwitega ko idolari rikomeza kumanuka, komeza kuba downtrend bitewe na imposing of taxes on China imports in America. So twihuse turebe gold uko byifashe in this coming week. Ni izi opportunities dushobora kubonamo n'iki twakitega ku bijyanye na forex trading cyangwa se n'aba trading gold. So as you can see, gold ubu ngubu iri very bullish, ariho iri kugenda imakinga high highs. Gold iri very bullish, aho iri kugenda imakinga high highs, high lows, high highs, high lows. Ikaba igeze kuri iyi supply zone cyangwa se kuri iyi resistance. So reka twihuse tugiye muri daily time frame turebe se aho byifashe bite. Gold turebye iri very bullish, aho iri kugenda making high highs na high lows. After breaking this support yakoze continuation, ishobora kugera kuri iyi resistance ikaba rejected, aribyo munabona ko daily candle ya Friday ya closing itangiye kuba rejected. Hari probability ko ishobora gukora pullback ya creating support kuri iyi resistance, ikabona gukora continuation bitewe na ya mpamvu nababwiye ko idolari riri weak bitewe na n'imisoro imposinze kuri China kandi bizatangira 1st February. So urumva ko turi no mu mpera z'ukwezi, rero dushobora kwitega weakness ya dollars. So as you can see also on 4 hours here there is a support. So icyo twakitega rero ni pullback, nkuko muri 4 hours naho bigaragara pullback y'idolari ikaza ahangaha rigatestinga ino support, rikabona gukomeza hejuru. Nitujya muri 1 hour cyangwa 30 minutes, turebe muri 30 minutes twihuse. Let me delete this. Okay. Muri 30 minutes ino support, strong support iri ahangaha, iri kuri 2740, ariko ahangaha hakaba indi resistance yahindutse support. Bishoboka ko idolari rishobora kuza nako gold ishobora kuza igatestinga ino resistance igacreatinga support ikabona kujya hejuru. So nicyo twakitega next week, nubona idolari nubona gold imanutse igacreatinga support around this resistance cyangwa se ino support, uzahite utakinga trade yawe kuko izaba ari good confirmation ubonye n'idolari rikomeje ku dropping. So nubona bitabaye ukabona iclosinze on this resistance with big candle, red candle, just wait ino strong support. Byanze bikunze nizagera kuri ino resistance
kuri iyi support ibe retested ibe rejected ibone ku buying. So kuwibaza kuri breakout of this resistance, it's somehow risky uko mwabibonye kuri daily time frame ni strong resistance, gusa ubonye ku idolari rikomeje kudropinga hatabayeho pullback kuri dollar, wahita utekinga ino trade if you get a breakout and retest this resistance. So twumva ku idolari ibyo twakitega, turebe kuri euro USD bose bimeze bite, ni iki twazategereza this coming week. Nkuko nabibabwiye, kubera dollar iri weak, most of currencies zijyana na dollars ziri very bullish as you can see. Reka tujye muri daily time frame turebe uko byifashe. Okay, uje ukareba muri daily time frame irakwereka ko ari downtrend cyangwa se iri kujya hasi muri previous candles, ariko iyo uje ukareba kuri current candles urabona ko ari bullish. Ino strong candle yabaye retested of this resistance irangije ikora breakout. So ahangaha hari indi resistance gusa idakomeye cyane, resistance ikomeye cyane iri ahangaha kuri euro USD, niho yabaye rejected. There is so many rejection. So icyo twakitega kuri euro USD nuko ishobora gukora pullback nayo ikaritestinga, ishobora gukora pullback uko yatangiye kuba rejected kuri iyi resistance, ikaba retested kuri iyi support ikabona gukora continuation. So nitujya muri 4 hours turebeho nawe uko bizaba bimeze. Urebye kuri 4 hours nkuko yatangiye kuba rejected kuri iyi resistance, hari probability ko yaziga testinga ino strong resistance yabaye breakout igahinduka support, ishobora kuza igakora resistance, wait for the pullback to retest this resistance. Niyo option ihari, gutegereza ko ikora retest y'iyi resistance ikabona gukora continuation. So kuri 1 hour cyangwa 30 minutes, reka tuhite tujya kuri 30 minutes. Kuri 30 minutes okay, kuri 30 minutes uko mubibona hatangiye kubaho pullback cyangwa se retracement kuri iyi resistance yabaye rejected, hatangiye kuba retested, ishobora gukora pullback igakomeza hano hasi igatestinga ino resistance ikabona kuba continuation. Icyo twakitega ahangaha kuri breakout no kugomba gutegereza kuri breaking ino resistance ikaza for retest ikaba continuation. Bityo ni dolari rero rigomba kuba riri gukomeza kudropinga, niyo option ihari. Kuri GU naho urebye ni bullish, ukurikije izi candle enye zikurikirana ziri bullish. So high chance ko ikomeza kuza ikaba ya breaking ahangaha ikaritestinga ino ntuza. Kuri GU kuri 4 hours icyo tushobora kubona nuko iri very bullish after breaking of this resistance, after breaking cyangwa se nyuma yo breaking ino resistance yabaye retested, ishobora gukora
pullback igatestinga ino support ikabona gukora continuation. So ndikumva aricyo twategereza kuba yamanuka cyangwa se creating support ikahita ibona gukontinuinga cyangwa se gukomeza kubayinga. Nitureba muri 30 minutes urabona ko yatangiye kwerekana retracement cyangwa se kuza hasi. Kumva wategereza ko itestinga ino support ya testing ino support ikamanuka igatesting ino support ikabona gukora continuation, cyangwa se byakanga next support iri strong ya testinga niyi ngiyi. So kugira ngo ubanze ubone kubayinga hari ino support igomba gutestinga yaba rejected ukahita ubayinga, cyangwa se ugategereza ino next support kwiba retested ugatargetinga ino highs. So breakout is not option, is not good option, cyangwa se ntabwo ari option nziza keretse igihe cyonyine idolari ryakomeje ku dropping. So nice weekend.